Vestine yanze kumusoma ibintu bihera mu mizi. Kimwongere kwandika ngo Vestine yatandukanye na Idrissa. Mwandikanye ngo Irene yatandukanye na Idrissa. Nagize amahitamo mabi mu buzima. Mutipe yamanje kukunyunyuza kandi akakubitwa n'ingoba. Wagize amahitamo bro, ntimukatubeshe. Ntimukatubeshe Godfather sinkunda. Ibi bintu abanyarwanda barabivuze bakaje babatera amabuye. Tipe none gusikaminga inyamunsi reba ukuntu bareshya ko Idrissa ni mwiza. Ubwo ikintu kimbabaje. Dare ibyongereza yandikishije bipfuye ibyongereza by'ibiroko bya Musanze dore. Ngo today the life I am living is not the life I chose. Muceceke. Mute your mic. Tureke Sankara. Sorry, Sankara. I am living in a bad situation. Sankara tangira. Today, the life I am living is not the life I chose. Okay. I am living in a bad situation. Oh yeah, situation. Situation. Okay. I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn, and I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well. Know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Nyumvira. Byo uburetse gato. Nyamunsi uzikwisi shaka nundi mugabo munyandiko muri intuza gusa. Uziko ahise shaka undi mugabo, ahise abwira abantu ko ari avere bakeneye nundi mugabo. Cyo tuvugisha kuri memuretse gato. Sankara. Ntabwo abanyarwanda barabivuze bro, abanyarwanda ntabanga bagira. Barabivuze baravuga ati wakigabwe bari gushaka amafaranga. Kubera iki ibi bintu byanditse ageze muri Canada. Wasanga hano nta marezo arahari yo kwandika. Buretse gato uvuze mu iki? Mu Rwanda network arafite yo kwandika. Uyu nasubira mu Rwanda ndamoka. Cyangwa akaba yigiye icyongereza muri Canada. Cyangwa akaba yibona yundi. Ari ndagukunze rata. Ariko wa mugani. Buretse gato. Ako asanga yibona yundi kuko ntabwo. Dekati yarabarabuye bro. Dekati yarabivuze banga kumva. Iyi ni operation ya kaboko. Erega Godfather. 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 Umwana muri zina kuru rutozi ayo abantu bazi ko umuntu ari umwasama ibyo yavuga byose. Dekati ntabwo tumufata nk'umuntu serious sometimes. Niyo avuze ari bivuga ati ni bwasama nyine ni kwa kundi yitukanira. Akandi arimo aravuga ibintu bizima ni nkaho byari by'umwana murizi. Dekati yari posting ziriya niga pe. Yari posting okay byara ngiye reka nze nkubwire urukumva buri muntu afite ntuzazi bandariza atakora ntabwo nyine avuga ku buzima bw'abantu. Muri hari nk'amakuru mfite hari nk'amakuru azagenda turika mukayamenya. Hari nk'ibyamamare ngiyewe nzi. Hari nk'umuntu wari ugiye gukora divorce ejo bundi umudamu aramwohereza i Burayi aragenda ajya kwidekarara barashwana aza mu Rwanda umutipe ntihajya kumwakira ntimumuzi se n'umwana we birebire harimo inkuru iryoshye ndaruca narumira amakuru yose abahari. Muzareba uyu mugabo navuga muzirukanka mwese muziruka ariko muzabona ubusukaba buri mu ntuza kuko nzigana n'abazakurikiranwa mu nkiko. Muri ibintu by'uyu mukobwa hari abantu bazakurikiranwa mu nkiko. Habayemo ubusukama bukabije. Harimo ubusukama burenze uko mu bitekereza. Ariko tumanze turebe. Sankara murebe iyi foto ntabwo ari body shaming. Umukobwa umeze nka Brenda Fassi. Icyo mbaza ikibazo ni iki njye ndabona haberanye. Bro ntabwo uko tumaze tuvugisha ukuri. Reba u Rwanda rwose uko rungana uyu mutima afite udufaranga. Urimo kunyumva? Aya Godfather nawe mukimvange mu bantu abantu y'abantu babanye baberanye. Ntabwo nusi banga barabanye. Yari operation tumukwe hagati y'uyu mugabo n'uyu mukobwa ni bande basikama. Shana wamenye nivanga mu ngo z'abandi ndakubaza nivanga mu ngo z'abandi ureke wumva iki tubivanze mu mutekano rubizanye hanze indi ko Suzana uko wasanga agiye kurekura indirimbo wasanga agiye kurekura indirimbo ushaka muvuge ko uretse ndakubaza ko ntuza ko Suzana uko kamonye yatandukanye na nzaba mwita twabimenye nta uretse gato umva nkubwire uretse gato aha ngaha mwandike uretse gato Uretse ama comment. Uretse gato yarani nkubwire nani Sankara. Ngaho. Niko bimeze. Yigo. Uyu mwana mureke yiyubakire. Irene atandukanye na Idrissa. Uretse gato. Murinda nkuba atandukanye na Idrissa. Uko niko kuri.
Godfather niba warananiwe kubaka waretse abandi bakubaka. Okay, none se ni usenye. Nase urwasenyutse gizo mva bari mu munyi. Reba utimbiri bwa shyamba. Ntabwo wa mugabo we ngaho si we musobanuzi tugira sobanuri. Oya ereka kamubwire uretse basanga Vestine agiye kurekura indirimbo. Oya tega amatwi. Turi kugendera kuri iyi foto. Indirimbo buri meza cyangwa buri kwezi basanga indirimbo bagiye gushyira hanze. Nagatwiko bari kwitwikira. Nagatwiko. Reka dutegereze bajye bajye kwaka divorce. Sankara. Ako Godfather ntago Vestine yarahinduye izina ryo kuri Instagram yarongeye izina ry'umugabo. Sankara. Genda uretse Sankara. Yaragiye amafoto y'ubukwe bwose ahubuzaho. Ni prank. Urimo kugira prank. Byose yavanye mu prank. Ntareka kumubaze. Manza wumve nyumva bano bana baririmba gospel Godfather wasanga ari agatwiko bagiye kurekura indirimbo yebe yayikoreye ariko ibutumva ntago bakora prank ntago bakora prank ngize abantu bandi bakora ngo bamufatanye urumogi agiye kurekura indirimbo hoya Sankara wallahi ndakubwiza ukuri urimo kunyumva wasanga rega bana hakinze account ntabwo yari prank wasanga Vestine bahakinze account bakandika bino bano bana bo kwa Irene wasanga na AI nge bano bana ndabazi ndikukubwira manza wumve hano ibibazo byose yabafite Vestine ntabwo ajya publishing manza wumva ariko reba hano ikintu mugomba kuvuga Godfather akamubwire ariko se bana bari bana bo kwa Irene ndabazi manza wumva ariko wasanga ari umuntu wamuvugizi we manza wumva ariko Sankara ibibazo bagirani bajya kubishyira ku karubanda nukuri kumana manza wumve Sankara wincharging ngo udatuma n'amajwi hano wayazanye se ngewe cyambere nuko buretse gato ubundi cyo mantegereje nuko igihe cyandika ikinyamakuru cyandika urimo ntago bakwibeshya buretse gato bande bibeshya igihe bo abanyamakuru bo mu Rwanda kuna rabanebwe batajye genda uricharging ukore kuri gorone ibyo ushoboye nabandi mwese mumanuke no sense uranga mutagira refu mu manuke mugende muri charging cyese ni uri mukobwa mwiza ntabwo mugomba kujya mwisanga mu bigananga no mfata munamenyera abantu kwitwe n'inkuba Godfather njaba bana basanga bahakinze account ye ndakubwiza ukuri undi iyo ikiniho ahantu havi bibazo ubundi ni gute rubanda rugufi muza ni gute mwokicwa ni gute muza kumburanya tafaka urabona iki ni farizi ni platform nyamunsi razanga itaramenya kwikarabya kazi kakuburanya no sense esimbi aisha ngo igihe nago babeshye igihe bona nago babafite undi muntu ubiyitirira ugukora ibintu by'amakuru ya fake umuntu bakazavuga ngo fake news karame urimo kunyumva gahunda iteye itya ndakumva urukumva gahunda iteye itya aba bantu ibintu ndi kukubwira abangaba bagiye kuri aka kagabo bagiye kugascaminga ntega amatwi wabihamya gute ko ndi kukubwira ngewe amakuru mfite ko uyu mugabo najya mu nkiko muzamenye ibintu Godfather ari no kubufite amakuru ya fake njye kamubwira ikintu mpamya nzi neza bano bana bo kwa Irene ukuntu mbazi n'ukuntu nzi Irene ntago ari abantu bafata ibibazo byabo ngo babizane kwa rubanda uwo mukobwa ashobora kuba bahakinze account ye bitabaye ibyo birashoboka okay nyiri kuvuga ukuntu mbabona n'ukuntu musanzwe mbaye bano bana bariyubaha bano bana n'abana bakuriye mu kwiyubaha na yajya ko gufata account ye ngo ajye kwandika ngo yahisemo ngo umugabo mubi ngo nazahitamo ngo azabanza mwigisha se batapundanye na Kalisa biganye mu isura akajya gushaka umugabo murusha imyaka 20 ariko mwagiye muva kubiri ariko mwabaye muti njyewe ibyo mubwira ndi kuvuga bitewe n'ukuntu mbabona iyo ni fake account aho bari kuvuga ngo igihe kirandika hari ikindi arundi muntu ufite account rwa fake rw'igihe.com nawe ajaza agaposting ibintu apure iminota ingahe bakaza ngo fake news ngibona kuri Instagram Sankara yego Tasha thank you buretse gato Karim thank you buretse gato ndakumva iyi ngiyi ni website y'igihe ntabwo ari fake account ngiyi website y'igihe singiye tapfuye se bigenze telefone zamaki uri umukire nawe uransebye uretse gato iki ni igihe ntabwo ari igihe ngiyi inkuru irambuye ngiyi n'amafoto yose igihe cyanditse gishyiraho n'amafoto baraza inkuru barayinonoso dore ngiki igihe n'izindi nkuru zabo ngaya amashakiro wabibonye ngiyi inkuru irambuye ntabwo ibi ngibi ari inkuru ya yindi bya bindi by'ubusika amadore no